Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza aho dukurikiranye gatanu kuri gatanu, njye mugiye kubana muri amakuru n'iki bisanzwe nshishikariza mu rujyano bwa mbere kwa collection na subscribe tubashe kubana gatanu kuri gatanu n'amakuru ajya kugira mu wa mbere. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe cyandika hano mu Rwanda, aho iki kinyamakuru Igihe cyanditse ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ubwo bamwita General Muhoozi, yatangaje ko itegeko rihana abaryama bahuje ibitsina ryashyizweho umukono na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka wa 2023 rikwiye gukurwaho mu mwaka wa 2026. Kandi nk'uko byagiye bitangazwa, uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni yaje ku rubuga rwe rwa X ko aherutse mu Buyapani, aho muri iki gihugu bamubajije impamvu muri Uganda bahohotera abaryama bahuje ibitsina. Yagize ati vuba nari mu Buyapani abantu bambaza impamvu turi gutoteza abaryama bahuje ibitsina, naratunguwe cyane birambabaza cyane. Abayapani ni abarwanyi nkatwe. Kandi yongera avuga ati ndabubaha cyane. Kandi yongera avuga ati nababajije uko turi kubahohotera, baramusubiza ati kuri AHA, ubwo ni kuri ba bantu baryama bahuje ibitsina nuko baba babihinnye. Bene gihugu, aho yongera aravuga ati bene gihugu mureke dukureho iri tegeko rito, inshuti zacu hirya no hino ku isi ziri kutwumva nabi. Kandi uyu General Muhoozi yatangaje ko abaryama bahuje ibitsina bakeneye ubufasha bw'amasengesho kugira ngo bahinduke, aho kubashyiriraho itegeko ribahana. Aho yongeye aravuga ati mu mwaka wa 2026 tuzakureho iri tegeko rirwanya abaryama bahuje ibitsina. Aho yongera aravuga ati ni abarwayi ariko kubera rurema niyo yabaremye, ni iki twakora? Ashyiraho akabazo, yewe n'ikiboko nticyakora, ahubwo we yongera aravuga ati tuzabasengera. Kandi kuva Perezida Museveni yashyiraho umukono kuri iri tegeko muri Gicurasi 2023, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byasabye Uganda kurihagarika, ariko we yarabyanze, agaragaza ko adashobora kwemera ko ibikorwa bitari ibya kimuntu bihabwa intebe mu gihugu cyabo. Amakuru twe tubafitiye nahagarukiye, mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Ciao.